Shakuru na Gera barakunda. Shakuru na Gera bigeze bakunda. Umve ko yaraje ashyiraho n'amafaranga de. Agwa amafaranga yo kugira ngo uzuduteranye na Gera. Haraje ashyiraho n'amafaranga arambwa ati icyo nzashaka cyose uzakimpereza. Byose ni sawa nyine yanzu yararangiye sinzi no madamu yarababwiye yende hepfo nayo ubu niho mvuye nayo mbese bisa nibirangiye ahubwo uwo muntu mwanamubwira akaza kayijyamo nta kibazo. Geri Yego Marcel. kiriya kintu ni igiki ko cyananiye gucana? Igiki seka? Kiriya kintu umutekaho mabuja yarabinyeretse ariko byananiye wazo kancanira. Ni igiki bacana utazi muhari? Kiriya kintu barasa n'ikibiti bagacana. Cyananiye gucana ngo inucanire nteke. Nari ndi kumwe na David ejo bundi. Amubwira ibintu ngo ushaka kujya kubwira Gera. Mbere yuko ujyayo waje tukabanza tukavugana nkamenya ikibazo cyawe uko giteye, hanyuma tukabiganiraho nk'abantu b'abagabo tudagiye gukora ibidakorwa. Turabasuje cyane ngira ngo muranzi amazina yanjye asanzwe nitwa Ntakirutimana Elise ariko muri filime Rurashonga nitwa Eric. Muraho turabashuje cyane nitwa Bibabara Jennifer ariko muri Rurashonga nitwa Dina. Ngira ngo murabizi ko iyi filime yitwa Rurashonga ica kuri channel yitwa Umurimo TV. Rero twagira ngo tubabwire ko iyi filime inyuraho buri munsi guhera kuwa mbere kugeza kundi wa mbere nimugoroba saa 11. Rero turagira ngo kabisa mudufashe, turabizi turi inshuti zanyu, buryo umuntu hari igihe mukundana ariko bikagera bikaba inshuti, y'umuntu yabaye inshuti kiba ari ikintu gikomeye. Nk'umufasha wa Eric ikintu tubasaba ni ukuri muri abantu b'ingenzi, muri abantu b'agaciro kuri twebwe. Ikintu tubasaba ni ukuri muduhe subscribe nyinshi, like, comment kugira ngo tugire ibyo duhindura. Comment zanyu ni ingenzi, muraziduha tukamenya uburyo twitwara n'ibyo twahindura, kandi mwibuke no kuyisharinga kugira ngo n'abandi bayirebe. Ino filime Rurashonga irimo isomo, irimo isomo cyane buriya ibintu dukora bya filime. N'umufana twandikiye tuvuga ko byamubayeho n'ubuzima busanzwe. Kuri yihangane pe. Ubwo rero ngewe n'uyu mugenzi wanjye turi hano duhagarariye timu ya Rurashonga filime nyarwanda, tubashimira ni ukuri muri ab'ingenzi kuri twe, muri inkoramutima zacu. Turabashimiye cyane 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 ariko Dina na Eric bahagaze mu mwanya wabo. Turabashimiye bikomeye. Turabashimiye pe muri ab'ingenzi. Mubyibuke ko buri munsi saa 11 za nimugoroba iyi filime muzajya muyibonera kugeza saa 11 za nimugoroba. Nta munsi nimwe uzongera gucaho idaciyeho. Saa 11 za nimugoroba. Murakoze rero, reka tubashimire, mugire ibihe byiza kandi ni tuzabonana. Imana ibamugisha, turi kumwe. Bye. Marceli! Karame mabuja.
wiri ute Ndiwe neza. nese kuri kurira Mabuja mbabare ndago natetse. ntabwo watetse Yego. kubera iki se utatetse Rwose mabuja gucana byananiye mbwira Migeri ngo ncanire biranga aranga. Rwose nagerageje biranga ndakuntu nagize biranga. Byananiye rwose mabuja. Ahubwo mabuja ikintu ndikumva mwareka ngakora amashiga yanjye ngajya ndeka kungwe. Ngatishakira kuko byananiye kiriya kintu rwose cyananiye. none se Marceline wowe kubizi inkwi z'i Kigali wazikura hehe Nge rwose njaja njishakira usange byahiye. Ndakundi nabigenza rero byananiye rwose. ubu nawe uri butariye Ndanashonje. kuki se bose utavumye ufata umugati ngo ujye Ndago nari kuwukora utagumbaye kandi zamu nawe yari yagiye ndabuzo nabibwira. Migeri se yagiye Ndago mbizi yahise yigendera ngo ndashinzwe guteka. Nanje rero mbura uko nabigenza. none se kurenda kubwira ngo ikintu kikunaniye umpamagare uje utigeze umpamagara Nagize ubwoba ko wangubita cyangwa ukanyirukana. ndabigira gute koko Ubwo rero nuko bimeze. Uwo mwanzuro ndi kubona nuko byagenda. umwanzuro uri kubona nuko twacana inkwi Yego. Tukazikura nyine ko kiri Wendi uhari ukajya ucana kwa kiriya kintu. Waba wagiye nje nkacana ku nkwi. Ugasanga byahiye. ubwo nyine nta kundi reka dushaka ibyo duhaha duteke cyangwa dushaka ibihiye aba ari byo tugura turye ibyo gucana ku nkwi ntabwo byashoboka ubwo turashaka ukundi kuntu bigenda Cyangwa mabuja wenda imbabura napfa kugerageza. Ngaja nshyiramo amakara ngacana. Naho kiriya kintu rwose sinakubesha cyananiye. Cyananiye rwose. okay ubwo ndagushakira intuze ndagushakira amakara n'imbabura nyine aba ari byo ujya uteka biriya gaze nzajya nyikoreshereza none se nagirana Urakoze cyane. none se muri dushe wahogeje n'amatuwarete n'ibintu byose wagize isuku icyo utakoze ni uguteka gusa Kiriya gisorori kiri mu cyumba. gisorori Yego. Kiriya nabonye gipfundikiye nakirebye mbona ni ugupfundikira. Mabuja ndakihorera ngira nicyo barira. biriya wenda ejo ntabwo uravuga ko ari tuwarete ziriya ni tuwarete zo mu nzu nabyo ntabwo wabyogeje Ndago nabyogeje mabuja nagize ngo ni igisorori. Ni ukuri kw'Imana nagize ngo ni igisorori. Nakihoreye rwose sinajyaho ngo nkubeshe. Nakihoreye ngira ngo ni igisorori. Ndavuga inisubu ndacyoza cogeje. Nuko rero noneho ubu iyo uteka uba wagiye ugashyira muri kiriya gisorori nicyo nari ndi gutegura ko naricyo ndashiramo. turashize Bityo. Cyo nari ndi ko ndashiramo. iri finale koko Mase mabuja ni tuwarete. Kiriya nabonye gipfundikira ni tuwarete. ni tuwarete nyine ubu se wowe washatse kujya muri tuwarete urinda kujya muri tuwarete zo iriya tuwarete yo hanze iriya yazamu niyo wagiyemo Mundabare mana yange mundabare. Nagiye hanze rwose ndabyo narinzi. Ndago narinzi ko ari tuwarete nagize ngo ni igisorori. So mabuja wihangane. Nuko byangendekeye nuko byagenze. Wihangane ubwo nzacyoza ejo. Ubwo menye ko ari tuwarete nzacyoza ejo nyine ndacyitabira ncyoze. Ndakundi byari kugenda. umva noneho ndumva ibintu bimbenze pe mwana nyiribihe ndabigira gute noneho mwabana Mabuja arangize kandi ibyo ngibyo. niko mwana ikintu rero cyari gitumye nkwamagara nsangiye hano sibyo noneho mva ko wirirwa wirizariza mufite ubushomeri wambona ibyo dusa urumva kazi nyine ngo ni umuntu ashaka ko ujya kuneka sinzi amakuru ashaka ko umunekera ku muntu urumva kandi nanjye
nkurikije ibintu bamubwiye byo kuba nyine nanjye ntabwo niyizeye urumva impamvu muhamagaye ni uko uri umuntu w'inshuti yanjye yabimisha yabigize ibanga urumva ndagira ngo wowe n'ubundi wowe ntujyayo nk'aho ari njye uzaba wagiyeyo kuko ndakwizera numva ikintu ashobora kukubwira ntabwo wabyananirwa kumbwira uko bimeze n'ibyo ari byo papa gahera koko ubwo si ibibazo ntushaka kongera kwishyira mu bibazo koko ntabwo ari ibibazo nese muraziranye we uwo tutaziranye ariko umenye ko ibintu byose dukoze buri gihe bijya bizamo ingano ntabwo wabonye uburyo byagenze reba dire ushize dire twapanze nimba byarabaye rimwe biriya bikanga kucyumva ko utagerageza n'aha kabiri ndashaka noneho twongere turahuriza bwa kabiri nta kazi ushaka ibyo byo ni akazi ntabwo ari byo kuvuga mukaganira nyine akazi yambwiye nako kugira nako kujya kubwira umuntu usiba zane ko ari we niba nicyo kibazo nyine ndagira bamenye uwawe hari n'igihe wasanga ari nanjye urumva yaba ari yarangiza akabigucishaho urumva bishoboka ubundi ubwo abantu urabazi agutuma umukozi ujya kukuneka wowe ubwawe kugira ngo nirare nyine numve ko nta birenze nta ki ako impamvu nagutoranyije mu bantu bose ushobora gutuma urumva niba ari njyewe nzamenya ko mbyitwaramo niba ari undi nabwo nzamenya uwo ari ubwo ngubwo umenye n'ibyawe uragira amakuru yose uzahita umwiriza amakuru ako se ese mbwire cyakora warambonye ese mbwire ndeko ari we muntu w'inshuti ngira Somani ibyo uzankora nzabyifuriza mu bukwe ibihe se kandi ariko nanone byaterwa wagenda ukamugera ntabwo mubwiye ngo ugakore genda ubanza wumva kandi nawe ndi gukora ndi kubona bikugenda byanga nawe n'umuntu wanyemerera amafaranga ndi kubona nawe kuyarekura byaranze byande ibintu byo gukora ntaziho nta kibazo nkabara wajye ukareba yari yambwiye ngo mushakire umuntu w'umwizerwa nyine urumva nta bintu byinshi n'ubundi uko niyo mujye muganira byikuri cyari we yahisemo mu bantu bose baziranye akavuga ngo uriya musaza we sinzi nanjye uko amfata ariko nawe urabizi wowe gusa ugenda noneho ni birebire nta kibazo waduhuza ko nagahera yambwiye ko yamubwiye ko dukundana kandi uriya musaza nanone mami hari ibintu yaba yaramubwiye bituma nyanga wabaye umukasi gakuganiriza nk'umukwe ndagera mari mfite ubwoba kuko mami yamubwiye ko ngo namukubise ibintu byinshi aragira ngo simfite ibyawe sinzi nariye kubitirwa wanyu minsi yashize uzira iki se ku muryango muzamu akagenda kumubita bamwigisha imico mibi kandi n'imico mibi yose nyine niwe wiyigisha yiye se nkurusha ubwenge mwigisha imico mibi nkushya neza iyi dire ngiye kujya muri aho wasanga nawe izazana ingaro nta by'ingaro ntazo ikintu cyazo muri aho mere yantokinze mu rw'iwanyu barasohotse ndi kureba n'umujura umusore y'icyubundi ese ndi umujura si byiwe ntabyo nzi reka nceceke muvugane na muzehe Kayumba umupapa waduhuza nta kibazo nkareba hanyuma muvugane wumve arafurika se ndaza kumuha nimero afite amafaranga mwana akora muri kampani ya papa kandi niwe manager wayo gusa muri ino minsi nsigaye mbona nawe ku kazi bitameze adatuje nkaba niyishe iminsi ntabwo mbizi nyine wasanga kuba nasobanukiwe ndajya namenye n'ikibazo afite nyiriza uzi kumuriza contact yanjye ndaza kumuha nimero reka ndanyimwoherereze hanyuma ubundi turasubira ku mugoroba abakobwa babaye gukoropa bunamye hemuko urakoropa wunamye iki nicyo bakoresha bakoropa ese uwo mugongo wazawubona kikendo ni igiki iki giti njyewe nicyo nkoropesha hano iki wabonye ari igiti iki ni igiti njaja nkora ibyo nshobora iki ntabwo ari igiti niba nakoze ntabwo nabikora njyewe nzajya nkoropa uko nshoboye iki kintu ubu nagikoropesheje nabivamo kwirirwa mbagaze nzajya nkoropa gutyo komanda ntabwo nabishobora rero
uwo mu cyaro neza iki ngiki nicyo bakoropesha ahantu hose yaba mu nzu yaba hano hanze iki nicyo gikoropa neza ariko ufite n'umugongo muzima da ahubwo zareka nkubwire muri dodo gukora pampa wari uzi yuko ngewe ngiye kwisubirira mu cyaro nabonye ibintu bya hano ndari kubishobora ariko n'ubundi wanakwisubiraho kuko wenda wana nta muntu wanagukunze nubwo utangunze ariko mabuja yarangunze mabuja hano ni mwiza cyane ariko akazi kahano kagiye kunanira neza reba nawe uraje ngo ngoropeshe iki kintu kandi njyewe namenyereye kwikoropera nunane usibye bintu ntabishobora se wowe ni gute wavuye mu cyaro ngo uje kwa akazi Kigali utazi gukora akazi ko wavuye mari uzabuye kwa ngani Kigali ngo bango nje gukora akazi nta kushoboye none si za reka nkubwire kubu ngubu weho ko wageze Kigali kera nje nkaba mpageze ejo bundi ndakuntu wajya unyigisha nk'imirimo mabuja atabizi ngo nkwigisha imirimo ko nawe utusetsa none ngiye nkwigisha imirimo Kigali nta byubonto bihari mabuja nako ntabwo ari nta mabuja nako muko nta byubonto bihari Kigali no none se ubwo twavuga ko ushaka iki amafaranga ubwo sago amafaranga naza ngabona utayabona se nta guhembwa ngaho tubireke ushaka amafaranga nkanga ngo njyewe ujye unyigisha igihe mabuja yagiye ibyo biroroshye nzanakwigisha neza nje nguha ago mafaranga ku mushahara baguhembaga tuzajya dupasuramo kabiri arewe ikindi hano arewe usigaye kukwigisha imbere hari iyo uzi kwavuye icyaro wari uze gukora akazi reka ngubaze ngubu sureba ko mabuja ambemba 30 ngubu nje nguha ago 15 nanjye njane ago 15 none kugira ngo mfashe imirimo rege impamvu we ni iki ngiki ntabwo uzi gucana kuri gaze cyo ni kimwe hari toilette ngo ni isorori iba mu nzu hari abakweretse ngaho nyine ubwo urumva niko tuzamwumva bitanga twumvikane ng'abantu ne waje gukorera ago mafaranga ndagura umwana w'ahantu aje gukora ariko mabuja arankunda nkuko nagukunda ariko wowe ntabwo twakwishimiye kubera ko nta mirimo ndabizi ndago mwangunza ariko igihe kizagera ubundi wazasubiye mu cyaro ukabwira za akagaruka yego nyine none seza numara kubinyigisha azagaruka gute kandi nzamaze kubira ariko ntacyo we mpayo mafaranga nta bindi ngahubwo turabivuga naho genda kameniga mu mirimo ariko ujye ubyemera ugufasha gukora unyishura nzabitekerezaho genda umusore urakoze kubahiriza gahunda wari usanze mu by'ukuri mu kanya gato ngiye kujya ku kazi rero nk'uko Miguel yabikubwiye nahe namubwiye ngo ashakire umuntu naha akazi katamara iminsi myinshi mbese kiraka kigiye gitoya ariko sinanamusobanurira icyo aricyo niyo mpamvu ngira ngo mbigusobanurire hanyuma umenye akazi ugiye gukora nanakubaze niba uzagashobora rero akazi kanjye ukuntu kameze hano mu rugo ufite umukobwa wani wanyu witwa Nadia ndagira ngo rero umfashe akazi gateye gatya uko azajya ajya ku kazi wowe uzajya ugenda umukurikire ureba aho akorera sibyo umukobwa wese oya si ngombwa kumenya ko ari umukobwa wanjye tewe urabona hano hano wazajya uhagarara hariya hirya y'igipangu wazajya ureba ahantu wihisha akunda kujya ku kazi mu gitondo saa 2 ukaba uri hariya yatambuka ukamukurikira ukamenya aho akorera kwijijisha ntubizi hari uburyo ugenda uri kumwe n'umuntu ntamenye ko muri kumwe we icyo ushaka ukakibona ariko we ntamenye ko muri kumwe icyo ni icyambere icya kabiri hari undi musore basa n'abakorana amadiru yabo shaka ko nawe umenya neza umusore witwa Faustin ni umusore bakorana ariko uburyo bahuramo bari uburyo bw'ibanga ndagira ngo uwo musore nawe ndaza gukoreka amafoto ndi yakohereza kuri WhatsApp kuva ngo ndakohereza amafoto y'uwo nk'abaciriye mu ijambo navuze kugamba nimba mugiye kujya kuneka abo bantu muzakora akazi nzi neza ko nta ngaruka zateza yakiye nta kibazo kirimo usangiye kurikira abagizi ba nabi cyangwa abagizi nabi ugasabiye kunzi kibazo abagizi ba nabi kandi nanjye ntabwo ndi umwicaye cyangwa ikindi gusa hari amakuru yoroheje rwose adakanganye nshaka hanyuma uwo musore ndakwereka ifoto ye nkwereke n'iyuwo Nadia
hanyuma numara kubabonana uzajya ungenzura ubangurikirana urebe aho bajya n'ibyo bakora. Ariko ubundi sinibagiye kukubaza, uri inshuti y'uriya musore Miguel cyangwa? No, aba turi inshuti nuko twariganye gusa, tuziranye bisanzwe biranga. Okay. Rero ndagira ngo ako kazo kankorere, sibyo? Akazi se ko kagoye, kazasaba amafaranga feste. Bo ikindi urumva ko kazanasaba igihe kirekire. Bigira ikibazo. Gukurikira biransaba umwanya no kureka ibindi byose nakoraga. Nizere ko muzampemba. Ibyo nabiteganyaga kuko ntabwo wakorera gusa Kigali tuba dutunzwe n'amafaranga, ntabwo wafata umwanya wo kujya wirirwa ku muntu wirirwa umureba ngo uviremo aho ngaho, ugenza ngo amafaranga nzajya ngo amafaranga y'amatike uzakoresha ndetse nzajya nkubara n'amafaranga ku mubyizo buri munsi, cyangwa se umbwire ngo yenda akazi ushobora kugakora mu gihe kingana gutya ibyumweru cyangwa icyumweru, hanyuma mvuge ngo nguhaye 200 uzavanamo n'amatike n'iki byose ako kazi ukagakora. Bizaterwa n'amakuru muzaba mukeneye, kubera ko kugeza no sabuna sinamenye impamvu zaje. Amakuru ugiye nshaka giwe nshaka ko abo bantu bambonera bari kumwe, sibyo? Ukambonera naho baba bagiye n'ibyo bakora byose, nibyo byonyine nshaka. Ndashaka ngo nibajya mu kabari nawe uzajyeyo, ariko wicara hano. Umukobwa namwe ntabwo muzanakorera? Umukobwa nanjye ntabwo nzakorera, kubera ko nanjye mafite akazi kenshi. Akora ibiki sakora yiye business? Sinakubeshya ngo akora iki, ariko icyo nzi cyo nuko ajya ku kazi mu gitondo 2:00 akagaruka nijoro. Icyo ngusaba rero we mu rwego rwo kugira ngo nanjye nkomeze akazi kanjye kandi ibyo nibyo bigende neza, ntabwo ntutaza kugira ubwoba, nta bwicanyi urimo, ntabwo nkubwiye ngo uzitwaze icyuma ngo cyangwa inkoni. Nukuza wambaye bakurikira gusa, ariko ugakoresha ubwenge buvuga ngo niba nkurikiye umuntu ari imbere yanjye ndakora izi geste zigaragaza ko tutari kumwe. Hari ukuntu uri kumwe n'umuntu yenda si ngombwa kubikubwira byinshi, ugasa n'umusiga kugira ngo atamenya ko muri kumwe, ukagiye wagira imbere ukitaba telefone utayiriho, noneho ukicara ahantu nk'ubisobanura, ariko ukicara ahantu ureba ngo narenga hariya ndaza kubaranya mpaguruke mukurikira umuntu. Ikigura rwose n'uzi uburyo bwanjye nzabikoramo, nanjye ndi umuntu mukuru. Nibyo bintu nshaka rero. Cyiza rero ko naziyegereza uwo musore, niba ari umugene mugenzi wanjye amugira inshuti. Nari ngikomeza uriya musore nashaka ko muzaba inshuti, no kuvuga ngo numara kumenya, umaze kumenya dero uzabona uko bimeze, nshaka ko muzaba inshuti, mukaba inshuti. Burya umusore muri mu kigero kimwe, mukajyana ahantu mugasangira akafanta, mugasangira inzoga, mugasangira icyo kurya, mugenda mu inshuti bibaye 2-3 mu bishuti. Icyo gihe bikurikiraho nanjye ubwanjye byo nzabyimenyera. Ako kazi urumva kagoranye? Ntabwo bigoye cyane. Nta ntwaro, nta nkoni, ntaki, nta kurwana, nta kuvuga. Fist nkene n'amafaranga y'amatike ko wigira ikibazo cy'amafaranga. Ibindi byose bimare neza bikora. Kuri mobile money yo ni mugorondo ndoherezaho 100,000. Sibyo? Hanyuma ejo 2:00 uzaza ubere hari ku gipangu utangira akazi. Hanyuma mukuru wese no yarangiza uyampaye akazi kakaza karangiye. Inyandiko y'agahinda kanjye n'umubabaro mfite bikubiye mu kitanago cy'ubuzima bwanjye. Inyandiko y'agahinda kanjye n'umubabaro mfite bikubiye